Yesu ashimwe, bana b'Imana mwaramutse amahoro, igitondo cyiza, igicuku cyiza cy'umugisha w'Imana, ni igicuku cyiza cyane kandi ashimwe Uwiteka watoranyije, akaba yongeye no kubaha umunsi wo kunezererwamo. Zaburi ijana na makumyabiri na karindwi haravuga ngo bibaruhiriza iki kurya umutsima w'umuruho, uko birivuga. Ngo ni nk'uko Uwiteka aha ibitotsi uwo akunda. Siko birivuga ra? Reka turebe ko atari byo. Zaburi ijana na makumyabiri na karindwi kabiri haravuga ngo bibaruhiriza ubusa kuzinduka kare ugatinda cyane kuruhuka. Ngo mukarya umutsima w'umuruho, ngo niko aha uwo akunda ibitotsi. Ni ukuvuga ngo hano yashatse kuvuga ngo kubaho ubuzima buhangayikishije umutima amanywa nijoro utekereza iby'ubu buzima. Hano aravuga ati baruhiriza ubusa pe, ati ni ukuri ni ukuvunika, ni ubuzima bwo kutizera Imana, ubuzima bwa Esawu. Arangije aravuga ati Uwiteka aha uwo akunda ibitotsi. Namwe nizere ko Uwiteka bampereye ibitotsi kuko aradukunda. Ni ukuri turaryama tugasinzira ijoro rigacya dufite ikibazo gikomeye waraye kitakemutse, ukavuga uti none se nabigenza gute? Uwiteka kuko aba azi neza ko aba ari muri controle, akagira gute, akaguha ibitotsi. Mwaramutse se? Reka tubwire Uwiteka ngo wakoze ko waduhaye ibitotsi. Mwami Yesu Kristo, twongeye kuzamura ijwi ryacu tugushima ko waturinze, ukaduha gusinzira, ukaduha kuruhuka, imibiri yacu ikaruhuka, ukaba uduhaye n'ubundi kubyuka turi fureshe tumeze neza, ukaduha impano y'ubuzima, ukongera ukaduha imbaraga zo kongera kukwizera, kwizera imirimo y'amaboko yawe. Ubishimirwe Mwami. Ingabo igihumbi zizapfa ku bwacu, hari ingabo z'abamarayika b'umwijima zapfuye nyinshi ku bwacu, kuko ibyo umwanzi aba yakoze mu gicuku cy'igitondo ni byinshi, ariko nta ntwaro n'imwe baciye kuturwanya izagira ikidutwara. Gusa ngo niba Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ngo umubisha wacu ninde? Ntawe. Abanzi bacu bose bazajya bavuga ngo ku munsi wo guhindukiriramo bavuga bati koko bari abantu bari bazi Imana. Niyo mpamvu tugushimiye Mwami ko wongeye kuduha impano y'ubuzima, wongeye kuduha umunsi. Ubishimirwe kandi uhabwe icyubahiro. Urakoze cyane. Hari topic twatangiye izadufasha, izanatworohera kugira ngo tujye dufata umwanya dusome Bibiliya, sibyo? Ijambo rya kabiri twavuze riravuga ngo iri tegeko rivuga gukunda Imana. Impamvu twavuze aya mategeko, impamvu iyi topic nashatse ko tuyiganiraho, tugenda twungurana. Ndashima Imana ko dufitemo n'abakozi Imana batandukanye, gusa Imana ibahereze icyo bita boldness, gushira amanga, bajye bananyunganira nanjye bambwire ngo hariya wibeshye, cyangwa hari wakongeraho iki, cyangwa natwe hari ukuntu tubizi gutya na gutya tukabisangira. Imana ibaha umugisha batekereza kuzabikora. Njyewe niyemeje kuba twaganira ino topic kubera impamvu imeze gutya. Narababwiye ngo Umwuka Wera nanyemerera nzayigisha, ariko Umwuka Wera nashaka kumpa ibindi nzajya mpita nigisha ibyo yampaye. Ariko niba nta kindi yari yampaye, ubwo yaranditse ngo nyigishe, kuko byose bivuga Imana, kandi ijambo ry'ukuri ry'Imana ryose ni ukuri, sibyo? Hari ukuntu haje inyigisho zivuga ngo ibintu byose twarababariwe muri Kristo Yesu, bigatuma abantu birara. Ni ukuri twarabibabariwe. Yesu ajya ku musaraba avuze ngo abanyizeye, ngo yabwiye Umwami Imana, urinde abantu bose banjye aho wampaye, n'abazanyizezwa n'ijambo ryanjye, sibyo? Ari no ku musaraba avuga ati ngo byose koko birarangiye, byose byararangiye. Ariko kondisiyo yabanje kuvuga ngo abazanyizera, sibyo? Kwizera Imana ukinjira muri Kristo Umwami n'Umukiza bikugira kuba umwana w'Imana, ariko ntabwo biguha akisi yo kujya gukomeza gucumura. Pawulo aravuga ngo none se dukomeze ducumure ngo ubuntu busage? Ngo ngo ntibikabeho. None se tureke amategeko ngo ni uko Kristo yaje? Ngo ngo amategeko nayo turayakomeza. Ni ukuvuga ngo hari amategeko ya Nuza ya Mose, akaba n'amategeko y'Umwami wacu Yesu Kristo.
niyo mpamvu pawulo avuga ngo turayakomeje, turakomeza amategeko y'ubuntu ari muri Kristo Yesu, ariko ataduhereza akise yo gukomeza gukora ibyaha. Ngo amategeko ya nyayo yari yatangiye kuri Sinawi yashyiriweho ibivume. Ryari itegeko rivuga ngo ntukakore iki, nugikora uzamera gutya na gutya. Ni ukuvuga ngo ni mwayo yo gushyira abantu kuri ordre, nta buntu burimo. Kandi yari n'amategeko mabi, yari amategeko avuga ngo nubwo wacumura ukazamuka ukajya i Yerusalemu, bajyaga bajya i Yerusalemu buri mwaka gutamba ibitambo ngo byo gutwikira, nta mbabazi zihari, nta bugingo buhari. Bibiliya iravuga ngo benshi bapfaga nta n'icyaha bakoze, kuko bari bariho itegeko ry'urupfu, ntabwo bari bari itegeko ryo kwizera ry'ubuntu. Ariko hano Kristo akavuga ngo gusa umuntu wese uzarahira ko anyemeye azaba umwana w'Imana. Umuntu wari uri ku musaraba abambanywe na Kristo, ngo yaravuze ngo ni ukuri uyu yari umwana w'Imana. Ibyo bihita bimuhesha imbaraga zo kwinjira mu bwami bw'Imana. Ngo ibya kera byose bihita bishira, ibya kera byose byahise bishira aho ngaho ku musaraba. Nuko Yesu aramubwira ati ni ukuri ndaba ndi kumwe nawe muri paradizo. Rahabu ngo yumvishe yabonye bari abatasi, aravuga ngo ese nimwe bavuze? Ati twumvishe iby'Imana yanyu yagize gute, yakoze. Ibyo byahise bituma Rahabu yari yizeye imbaraga z'Imana. Nuza Rusi yitegereje Nawomi, akareba ubuzima bwa Nawomi nubwo bwari burimo ibigeragezo byinshi. Muri abana b'Imana dufite ibigeragezo ku buryo ukumvisha wese akwanga. Iyo adafite urukundo rw'Imana biramugora, arakwanga. Ariko ngo Rusi yitegereje Nawomi, ntigeze areba ko nuza Kiriyoni yapfuye, ntigeze kureba ko abana be babiri bapfuye, ntigeze ibyo ngibyo abireba, ntigeze anareba ko yahunze inzara. Ariko yaramurebye aravuga ati uyu muntu ni umunyamugisha, afite kwizera muri we. Mbese ngo ni ubwoko bwatoranye bwagize bwahawe umugisha, ngo nawe ubasha kuwuvuma. Arangije aramubwira ati mabukwe, aho uzajya niho nzajya. So aha rero nashatse kubabwira ngo itegeko ry'ubuntu ni itegeko rihereza umuntu freedom yo kubaho adafite ikimucira urubanza, ariko ntirimwafonsa ngo jya mu byaha ngo ko twarababariwe. Sibyo bana b'Imana, ntabwo uzajya kwica ngo ntibazagufunga ngo nuko twababariwe. Noneho ikindi kintu Kristo yavuze ngo unyizera agakurikiza amategeko yanjye, uwo ni we unkunda, njye na Data tuzaza ahari. Umuntu wizera Kristo agakurikiza n'amategeko ye, nawe ni ubuntu buri kondisiyoneri. Ni ukuvuga ngo nubwo uri mu buntu bwayo, ariko ugomba no gukurikiza amategeko ye. Njye na Data tuzaza ahari, ni ukuvuga ngo azayoborwa natwe ibihe byose, ntaziyobora. Impano y'umukara izabana nawe, sibyo? So niyo mpamvu twiyemeje kuba twadisitinga ayo mategeko, kugira ngo tuve mu bubata bwo guhora tuvuga ngo ninkora iki ngiki Imana iraciraho uwiteka. Oya, uri mu buntu bw'amategeko ya Kristo, ariko uharanire nawe guhindukira nk'uko Pawulo yabigenje, kugira ngo Kristo uri muri wowe navuga ngo bimworohere gukora. Ntabwo Kristo yaba ari kukuyobora mu majyaruguru ngo urwanire kujya mu majyepfo. Niyo mpamvu Pawulo avuga ngo ndasiganwa, ngo ariko ngo ndaharanira ikamba. Ni ukuvuga ngo habamo no gusiganwa. Ubuzima bwa Kristo ni ubw'intwarane. Kwakira agakiza n'ibyo, ukakira impano yo gukiranuka n'iyo ari yo mpano y'ubuntu, ukaba umwana w'Imana ni kimwe, ariko ugakomeza urugendo uharanira kugera mu ijuru, sibyo? So itegeko ni naryo rya mbere Kristo yatanze. Ririya rya mbere nabanje kubabwira, ndababwira nti ntabwo wavuga ngo uzakunda Imana, uzakunda mugenzi wawe, uzubaha ibyo Kristo yagiye avuga utari muri Kristo Yesu. Irya mbere riravuga ngo unyizera azaba abaye umwana w'Imana. Niryo tegeko naryita irya mbere, kuko ntiwavuga ngo urakunda Imana utizera Imana. Iryo twakurikijeho, aya mategeko ntabwo akurikiranye, ariko twagiye tuyarishaka muri Bibiliya. Irya kabiri riravuga ngo ukunde Imana yonyine. Impamvu Imana yavuze ngo ukunde Imana yonyine, ni uko izi ko abantu batoroshye. Ngo umunsi Mose Imana yakuye Abayisiraheli muri Egiputa, ibereka ibimenyetso, ibambutsa inyanja itukura, ibahereza manu mu butayu, ibabera inkingi y'igicu, ibabera inkingi y'umuriro. Ariko Mose agiye kuzana amategeko muri ya minsi 40, agarutse asanga baremye igishushanyo cy'inka. Batesheje umutwe Aroni ngo nabaremere indi mana, bibagiye imirimo yose Uwiteka yakoze. Muzasobe Zaburi 106 bivuga ngo haciye akanya bibagirwa ibyo Uwiteka Imana
yakoze. Imana rero irashaka ko riba itegeko muri twebwe ry'uko ariyo Mana yonyine, ibindi byose twiremera ni ibishushanyo. Kandi buriya ryo ni itegeko ngo kuko Imana yacu irafuha, ntabwo ari itegeko rikorewe mu buntu gusa, ni itegeko ryoneho, sibyo? Kuko ibintu byose twakora bisaba kubikorera mu kubaha Imana. Iri Mose yararitanze na Yesu araritanga, ariko Kristo yaratworohereje ati unyizeye ngewe umutwaro wanjye ntabwo uremerewe, muze abarushye, abaruhijwe no kwizera iby'iyi si bibagoye bituma murara muhagaze, muze kuri Kristo mborohereze, munyizere, mbagire gute, mbaheke, mvuzuza umwuka wa satisfaction naho bitari, kugira ngo biborohere kubaho muri iyi si mukiranuka. Icyo gihe nzabigisha nuko bubaha Imana, sibyo? Pawulo ahantu yigeze yandika aravuga ngo kubaha Imana ngo bigira umumaro mwinshi cyane, ngo utari muke, mwinshi cyane, ngo uwo muri ubu bugingo no mu bugingo buzaza nabwo. Ni ukuvuga ngo kubaha Imana niyo mpamvu Yesu bamubajije ati tujye dusenga dute, Yesu abasubiza ati mujye muvuga ngo data twese uri mu ijuru, icyubahiro cyawe n'ikibanza kibeho, ubwami bwawe nibubanze buze. Ni ukuvuga ngo Imana yonyine ariyo dukunda, ariyo twubaha. Agereka aravuga ati ariko ukunde na mugenzi wawe. Ubundi na tireroma Imana ni urukundo, ikozwe mu rukundo. Rero ntabwo twavuga ngo turi abana b'Imana tudafite ako kamero k'Imana. Niyo mpamvu rero tubasha gukunda Imana, tubasha no gukunda mugenzi wacu. Ariko Imana ikavuga ati byaborohera mubanje gukunda bagenzi banyu, ati ko nimwakunda Imana n'ubundi mutarabona, ati mukunda abo mubona. Hano rero ntabwo bavuze ngo rwa rukundo rusharanira, ni urukundo rwo mu mutima, ukunda umuntu ntacyo umuca, ukaba uzi ko yarimwe mu ishusho ry'Imana, ukaba uzi ko icyo wifuza ko bagukorera ari nacyo ugomba kumukorera, sibyo? Ukaba wumva waproteje umuntu nta mpamvu, ukavuga uti nubwo ari mubi akora biriya byose ariko ni umuntu Imana yaremye, ni umwana w'ikirara ariko ni umwana wo kwa data, sibyo? Bibiliya avuga mu Bakorinto igice cya 13 bavuga impano y'urukundo, urukundo rurihangana, ngo rwihanganira byose, ntirwigeze ruvuga ngo rwihanganira exception runaka, ngo urukundo rubabarira byose, bya bindi byose umuntu yagukoreye, iyo ari urukundo rw'Imana rurababarira. Ngo urukundo, uru rukundo warudefinisa uri kurwumva mu mwuka wawe, ni urukundo ukunda umuntu nta kondisiyo, umuntu akaguhemukira wowe ukavuga uti ndabizi azakizwa cyangwa se Imana ntizamwihorera, wowe ntufate umwanya wawe kuko uti ahubwo Mana muhe urumuri, mubabarire, mubohore. Bibiliya ikakomeza ivuga ngo naho wagira impano zose ugahanura ukerekwa ariko ntugire urukundo, uba umeze nk'icyuma kirenga. Ni ukuvuga ngo rero ibintu byose muri ubu buzima bwacu bikorewe mu rukundo. Ntabwo wasambanya umuntu umukunda, ntabwo umusambanya. Ntiwakwica umuntu umukunda, ntiwamwica. Ntiwabeshya umuntu umukunda, ntabwo wamubeshya. Ari amategeko yose akorewe mu itegeko rimwe ryo gukunda, ariko cyane gukunda Imana. Ibyo byose ngo nubikorera mugenzi wawe uzaba ukunda Imana yamuremye, kuko Imana yo ntubasha kuyibona, kuko uzaba wubashye Imana. Ikintu cyose kirimo kubaha Imana kirimo kuyikunda. Hari ubuzima nadobuse muri iyi si yanjye kanyite gutyo, buri gihe mbana nibaza se iki kintu ngikoze Imana yakibona gute, ese iki ko Imana itakimbwiye nagikora gute? For example nko gutya ngitangira minisiteri kuri online 2020 hari mu kwa munani, abantu baranyegereye kandi b'abakozi b'Imana bakambaza ngo none se igikurikiyeho ni iki, ntabwo se uzashyiraho agaseke? Ndamubwira ibyo Umwami Yesu ntabyo yambwiye. Kugeza ubu yabimbwiyeho rimwe, nabwo ntiyambwiye ngo mbikore ubu ngubu kuri groupe, yarambwiye ngo igihe kigiye kuzagera ugire icyumba cy'amasengesho ufasha abantu, ariko abantu bazajya bazana n'amaturo afasha minisiteri, sibyo? Amaturo yafasha minisiteri, nanjye mfasheho 1000 nkagitegesha, ntabwo byaba ari bibi kuko ntawe naba nayibye. Kandi abayatanga nabo nuko baba bafite thanksgiving, bakumva umutima ubabwira ngo iyi minisiteri Umwami Imana yishyizemo akaboko, reka tugire gute. Burya abantu b'Imana tujye tubanza tureba aho Umwami Imana yashyize akaboko, kuko iyo twashyize amafaranga ahantu hatariho bituzanira umuvumo. Icyo ni icya mbere, bituzanira inyatsi, bikatuzanira kwanga umurimo w'Imana, kuko ugira ati hari n'ukuntu hatuye amaturo menshi, nyuma ukaza kumenya ko hatari ah'Imana. Ibintu rero biba bikiri bishya gutya, irifo gusenga ukabaza Umwuka Wera, se uyu muntu koko ibyo arimo yahamagawe nawe, ese koko akeneye sapoti? Yesu mbwira abantu ntabwo nakora icyo Umwami Imana atambwiye gukora. Ikindi kandi nta nubwo ari ikintu cyoroshye,
Abantu b'ubu bafite ukuntu bareba ibintu, ntabwo ari ikintu cyoroshye, ariko nagihawe n'umwami Imana ampa no gushira amanga mu kugikora. So rero iyi monde nubatse yo kuvuga ngo sinakora icyo Imana itambwiye, cyangwa ndabona iki kintu reka gikore, ariko before kugikora akanyiragiza Imana, Mana ngiye gukora iki n'iki, ugendane nanjye ubane nanjye kandi nk'umugisha. Nikigenda neza ishimwe ni kuri wowe, nikitagenda neza nabwo kandi ishimwe ni kuri wowe, kuko ntabwo kiraba ari icyanjye cyangwa haba hari impamvu utemeye ko nkibona ubu ngubu. Ubuzima bwose bwo gukonsirita Imana, bwo kubaho ubaza Imana, bwo kubaho wita ku Mana, ubwo buzima bwose burimo kubaha Imana. Imana rero iyo uyishyizeho umutima nayo iwugushyiraho, iguha n'imbaraga zo gukunda mugenzi wawe, iguha n'imbaraga zo kubaha aya mategeko bitakuvunnye. Biriya birashoboka ko umuntu ashobora kwirirwa nta cyaha akoze, birashoboka, kandi birashoboka ko umuntu ashobora kubaho nta cyaha akoze. Bibiliya iri kuvuga kuri Enoki iravuga ngo uwo ukuntu yavuye mu isi, ngo Imana yaramwitegereje ibona nta cyaha afite. Buriya rero ubuzima bwo gukiranuka twirirwa tubwira abantu, natwe turi gusiganwa tubwiga, ni ubuzima bushoboka. Bushoboka. Bari abasaza ba Aburahamu, bari abasaza bafite amafaranga, bazi gushaka, bafite amashyo y'inka, bafite ibikuyu, ariko bari abasaza bubaha Imana. Njye ndashaka ko twumvikana ku kintu kimwe. Iyo tuvuga ubuzima bwo kwizera Imana, kuyisenga no kugendera mu buzima bw'Imana, ntabwo bivuga ngo mureke kujya gushaka ibyo mugomba gushaka. Ahubwo Imana ikunda abaviziyoneri, ikunda abantu bakora, ikunda abantu bakoresha amaboko, bakoresha n'imitwe, ariko bakayishyiramo. Twe turi abakoka. Ngo icyatumye Yesu yerekanwa ngo ni ukugira ngo akureho imirimo mibi yose ya Satani. Buriya reka mbahe nk'urugero nk'imirimo mibi ya Satani. Umuntu ashobora kuzana nka kuriya ababikira bagira za foyer de charité, ugasanga bafite ahantu abantu bagenda bakaruhukira, bakanywa fanta, bakaganira, kandi umuntu akazavayo ari fresh. Ariko hakagira n'ahandi hantu haba ibimansuro, abantu bagenda bakabyina, abantu bambaye ubusa, bakanywa inzoga z'ubwoko bwose. Iyo ni imirimo mibi ya Satani. Uyu muntu washyizeho foyer de charité yo kuruhuka, ntabwo uyu muntu abantu ntibatekereza kujya kuruhukira mu kimansuro, ahubwo bajya kuruhukira hariya. So aba bantu rero bari gukora akazi k'ubucuruzi, sibyo? Ndagira ngo mbabwire rero, turi na bakuru, turashima Imana, tuzi gushaka amafaranga icyo ari cyo, ariko tuyashaka twubaha Imana, nicyo kintu cy'ingenzi kurushaho. Ntabwo twubahisha Imana rero ururimi, kuko ubwami bwacu ntabwo ari ubw'amagambo, ni ubw'imbaraga. Ni ukuvuga ngo ibyo dutekereje gukora tujye tubishyira kuri Kristo adufashe kubishobora. Imibiri yacu ni insengero za Kristo, ururimi rwacu ni ukurukoresha neza, kuko turabahesha b'amahoro. Instead yo gutanga umuvumo tugahanga umugisha, ni ukuri ngiye nkurikije abantu bambabaza, nahawe ubutware, Kristo yampaye ubutware buriya, ariko mfashe ururimi rwanjye nkavuga ngo mbatuyeho ibi bibi bizababeho, ntawe nabaye umupfumu, cyangwa naba nabaye umurozi, cyangwa naba nabaye umuteramwako, ariko turabahesha b'amahoro. Umuntu akugira neza akavuga Imana imuhe umugisha, gusa ndamusabira ngo azahinduke. Kiba ari ikintu kiremereye, ariko tukagikora. So rero nagira mbabwire ngo gukiranuka birashoboka muri aya mategeko y'Umwami wacu Yesu Kristo. Iyo bavuze amategeko, impamvu iri jambo nafashe ngo ndifateho igihe, tuzaryigaho press ku kwezi kurenga, ariko nashatse mbabwire ngo ntabwo ari amategeko ya Mose atugira ibivume ngo tujye duhora twikanga. Hari ukuntu kenshi najya nganira n'umuntu nkamubaza, ntese mbwira usengera he? Ati ntawe. None se wemera Kristo umwami w'umukiza? Ngo ni ukuri, ngo ibyo ntabwo mbizi, ariko ngiye mfasha abantu. Ngo ni ukuri, ngo ngiye ngira ubuntu. Ugasanga rero amategeko, ngo sinsambana, sinibana, nako na wa muhungu yabwiye Yesu. Ni ukuvuga ngo ni amategeko akugira ikivuma ayo ngaho. Ahubwo izera Kristo, ugenda uri muri harmoni y'urukundo rwe, ibindi byose uzagenda ushobozwa kubikora. Kuko amategeko yarananiwe. Washoboraga kuba utasambanye, utishe, ariko ukabeshya. Ari amategeko ntabwo ushobora kuyashobora. Kereka mu munyenga wa Kristo wisanga ufite umutima ukubwira ngo umwana w'Imana ntabwo mbeshya, ahubwo Mana mpa amagambo y'ukuri nza kuvuga. Kanaka ngiye kumureba, undinde ko twajya mu busambanyi. Ukaba ufite ibintu bigenda bikurimita. Ukumva kandi uri amahoro, ntibigucira urubanza. Wagira n'ikibazo ukagwa mu cyaha, ukavuga uti mfite umurengezi witwa Kristo, mbabarira naguye mu cyaha, unankize kuzagisubiramo. Kandi Kristo iyo yaje kugigukuramo, akuramo n'umuzi, kikagenda burundu. Sibyo? Ugahugwa neza, agenda arushegeye guhora ukora, ugahugwa. Kuva umuntu yanywaga inzoga umunsi umwe yaraziretse. Mwa bantu mwe, kunywa inzoga ni icyaha? Nugira se ngo si icyaha?
Hari ibintu byo kubendekereza mwa bantu mwe mujye mubyirinda kuko ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo biri muri iki gitabo ntawe uzongeraho cyangwa agabanyureho ubundi bibiri byita gute kunywa inzoga ngo babyita gute muzasome mu migani 31 mirongo itatu gutyo niyo bavuga ngo ni urushundandushyi kunywa abantu banywa vino bakanywa bakaruhuka sebo ariko bibiri yivuga ko ari urushundandushyi ni ukuvuga ngo birashoboka ko hari ukuntu inzoga zakorwa ariko ntizibeho zisindisha abantu cyangwa ngo zifate nk'umuntu zituma aba yibagiwe ubuzima bwa buri munsi ni urushundandushyi kubera ko uzinyweye yibagirwa ibyari bimugoye inzoga rero ni mbi kuko ni competition na Holy Spirit buriya Holy Spirit ashobora kuza umuntu agahinduka gutyo niyo mpamvu bari abantu barebye abantu bari gusengera i Yerusalemu baravuga ngo ngaya manywa ngo banyweye ihira niko babajije banyweye ihira nuko Petero arabegera ati bene data ati ni saa cyenda dusenga ati si ntabwo ari inzoga mureba ahubwo n'imbaraga z'umwuka wera so umwuka rero ntakunda inzoga rero kuko aramukompeta ako kantu mukumve ngewe nuko umwuka yarabimbwiye so nagira mbabwire ko kugira gute gukiranuka bishoboka Imana yitegereje Enoki ngiravuga ngo kwizera Abaheburayo 11:5 kwizera niko kwatumye Enoke yimurirwa mu ijuru ngo adapfa ngo kandi ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye kuko yahamije atarimurwa yuko yanejeje Imana ntabwo ari uko Enoke atajya gushaka impiya nk'abandi nta nubwo ari uko atajya muri quartier ngo yicare nk'abandi nta nubwo atari uko atakoraga bargaining buriya abacuruzi uri umucuruzi w'ukuri ushobora gushyiraho igiciro ushaka ikira ntabwo Imana ibyanga upfa kuba wizeye capacity ya serivisi zawe n'ibyo uri gukora ngewe muri njye ibyo ndabifite nshobora gucuruza ikintu nkumva ndahenzeho umuntu ho gatoya ariko nkumva amahoro muri njye kubera ko abantu bafite spirit yo gucuruza niko bigenda kujya kuvugana n'abantu amakontra ukavuga uti no iyi kontra yanjye ifite amakontra aya n'aya kubera ko imeze gutya na gutya niyo mpamvu igiciro cyacu kimeze gutya jya ahandi baraguhera munsi y'aya ngaya ariko n'uwumva izi kondisiyo twagushyiremo zagukwa avantage ugaruke ntabwo bikura ko Enoke yari umuntu ushobora kubaho nk'abandi yavuye muri isakuze wava muri isakuze udakoze ariko Imana yaramurebye ibona ko hano ari mu ntwari zo kwizera abantu bari barahawe impano yo kwizera batayikoreye ariko banejeje Imana so rero amategeko ya Kristo arimo freedom kuko aravuga ati yemwe abarushye nongere kurisubiramo ntabwo ari abaruhijwe n'ukuntu turushye n'ibibazo by'iyi soya icyo ni parti imwe ni abaruhijwe n'uko imitima yabo irushye muze ndabaruhura ngo ngewe umutwaro wanjye ngo ndi umugwaneza kandi umutwaro wanjye ntabwo uremereye ni uko Yesu yari azi neza ko hari ubundi buzima bigeze kubamo yabwiraga Abayisiraheli ariko ni ijambo ryatwandikiye natwe ni uko yari azi neza ko hari aho ubuzima bigeze babamo bukabaremerera yo ntuzaho yabaye ndende so ntacyo tuzajya dukomeza tureba iri n'itegeko rya kabiri tuzageza ku mategeko 30 bizaba bidufashije no kumva amavanjiri ya Jésus Christ mujye mugira imbaraga zo gusoma umwami Yesu akomeza dukomeze umwami Yesu tukweretse uyu munsi mwiza utureme w'icyumweru ushimwe kandi habwe icyubahiro duhe imbaraga zo kujya kukuramya kugushima no kutsingiza ineza yawe turiho muri byose uturinde ahazamuka n'ahamanuka igicu cyawe mwami cy'umuriro kidutwikire n'inkingi y'umuriro idutwikire umwanzi ashaka ubugingo bwacu abubure buba mu rwisho rw'isumba byose ngo azahama mu gicucu cy'ishobora byose mwamuduhe kuba mu gicucu cy'ishobora byose umwambi wa kumanywa uturinde kandi uturinde na mugiga igenda ku manywa n'ingabo igihumbi zaje kutuburanya zidushake zitubure mu izina rya Yesu Kristo kandi wimire abatugenza urwane n'abaturwanya kandi n'umugisha wawe mwami atubeho kuko ijambo rya rivuga ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yacu hari n'abari bugiye gukora utanga umugisha hari n'abari bukenere kubahikorera ibitangaza utange sitateri mu izina rya Yesu Kristo amahoro yawe Kristo aganze muri twebwe twumve tunezerewe kuko tukuzi amen.